ayo masaha yaje nka saa 8 z'amanywa turongera nyine tujya mu by'urukundo rwacu turibukiranya ndavuga ati nuko nyine bimeze ngiye kugenda muri ayo masaha ntabwo yigeze yongera gutuma nsohoka abashyikiye bamubiri bamba bavuga ati mutore nasohoka ngakagenda turahita tumenya kuri ikigwari ubwo byarangiye n'ubundi mbuze uko mbigenza cyane ko bari banakinze ariko sibyo no gukinga numvaga ko ari ibintu biri burangiye wenda bari kuntera ubwoba navatse ko bashyikiye bahari nakaba hari nta cyaba n'ubundi bashyikiye bahari nkomeza kwica mvuga ati mutecuru naza ndabimubwira bandike ngende ariko birangira byanze abaho yuko yagenda nanjye ubwanjye ndamugira umugore ibizaba bizaba inyuma ariko araba umugore wanjye ati nibura wenda uyu nguyu biragaragara ko twanakundanye nta n'ikibazo numvuga ko nta n'ikibazo ariko ikintu cyaniraga gahinda ni ukwita ntekereza inzoga z'abandi batanze nkatekereza abantu bo mu cyaro bari bazi ko ngiye gutumira yansabye ko telefone nyikuraho yego telefone nayikuyeho bayifunga mu rugo cyaje kumbabaza ni ukuntu nari umuririmbyi nasengaga nkaba ngiye gipagani wishyingiye yego twikomereze mu nkuru yacu icyumweru kirava cyambere kirageze iwanyu ntibaza uko bimeze umusore wagukoye nta makuru afite yego haba no muri famiye ntawe uzi ahantu uri yego ndetse we n'umusore na bashiki umusore nabaga mu cyumba ngo nasohokaga ngo mbe najya kure muri famiye wari wageze ubwira aho uri nta n'umuntu wo hanze wambonaga buri gihe cyarageze mu mezi 3 umuhungu aravuga ati noneho ndi kubona biri kugira byanga noneho namira ari kundeba nabi kandi ndi kubona n'abushobozi mfite bwo kuba nayimuwe cyane amezi 3 arashize umuhungu niwe wakwibwira ati ndabona situation zitameze neza ugiye yego byarangoye cyane nibaza ukuntu ugiye gusubira mu rugo n'ibyo byose byabayeho numva birangoye wamubwiye iki wamubwiye iki muri icyo gihe gusa twarashwanye nyine ndarakara cyane ngo ati n'ubundi ubwo ni ibingibi washakaga ubwo nabuze ukuntu mbigenza ndeba ukuntu asura mu rugo kandi tugiye nayo natwite ariko inda yari itaragaragara neza ubwo nyine naragiye ngeze mu nzira nibaza ukuntu ndi bujye mu rugo nibaza ukuntu ndi bujye mu maso ya wa muhungu kandi yaranahaturiye muri ukuntu mbigenza mpita mukongera gushaka akazi ko mu rugo utwite yego inda yaragiye ijya mu mezi 8 tangiye kugaragara amezi 8 ukora akazi ko mu rugo ariko batabizi naragiye geze Nyabugogo ngura igipande cy'igitenge ngira nakinye kugira ngo babone yuko nari narashatse gusa ko aho duturi mu muhanda abantu bambonye bwa mbere bambajije ati se byagenze gute ko twategereje ubukubwa bikanga bakagushaka bakakubura ndetse n'umugabo wawe teze ikibazo mu rugo akubaririza biranga baragira wabagahe ndavuga ati nubwo yankundaga ariko ntabwo ngira mukundaga nafite uwo nkunda kandi nawe twese tunabana babwira ko narindi mu rugo barabase none kugarutse nje kubyarira ahangaha umugabo yagiye mu kazi nyine ndababeshya nagiye nicara mu rugo no mu rugo nyine barambonye akutwa n'inkuba barambaza icyabinteye ndabasobanurira ariko ntabwo nababwiye ubuzima bwose nashimye ntabwo wabwiye ubuzima bwose unubundi nawe wababwiye ko uvuye mu rugo rw'umugabo yego mama akajya agenda akazana abandi bakobwa akavuga ati uyu nguyu niwe uberanye nawe kandi nanjye mari ariko nkagira kwihangana yego akamurambagiriza akarambagiriza umusore we kandi nawe hari aho nanjye mari ndaho muri urwo rugo akamuzana twicara muri salo uko ndi kujya mu gikari gutunganya icyayi cyo kubakiriza ubyitegure uzagenda ujye muri famiye babwira bibateguze ko njye nzaza gusa yerekana igihe cyaje kujya rero ngenda ngiye guteguza mu rugo ngiye no kubabwira ko umugabo nyine aje kunsaba ubwo urumva nagiye n'abana twenda duke kuko nifashisha muri iyo minsi n'amafaranga agaragara yo kwifashisha iteki nagendeyeho siyongeye gutuma ngaruka ambwiye ijambo rimwe naryo ryambabaje kuzana n'ubu yambwira ati uzi ko maze iminsi mbitekerezaho kuko ibyo mukecuru ambwira nkasanga ari ukuri yarambwira ati viziyo ngezemo
ntago nkwiriye kuba nabana nawe. Abimbwira ndi mu rugo ndamwe se bigenze gute ko bihinduye bigenze gute kandi navuga ngo tubisezeranye nta rwango binyerekamo, ariko abimbwira gute nanga kubyemera, avuga ati no ntago bishoboka. N'abana babiri warabajyanye? Yego. Ndavuga nti se n'umutego waneze wo kuba nagenda gutyo aricyo witwaje. Muri iyo minsi mbitekereza nese ngo muri koma, cyangwa muri koma ntabwo zinyuma y'ukuntu byagenze, ariko ndibuka kwiga jambo yarimbwiye ndongeye kugarura ubwenge uko nageze mu bitaro, uko nagarutse ntabwo nkuzi. Huye niko sinono na mama wanshyigikiraga arandekura ndibana n'abana banjye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, ibihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira, tubashimire cyane by'umwihariko mwese mubana natwe umunsi ku munsi aho muri mu nshe z'isi zigiye zitandukanye. Twizere ko mumeze neza cyane. Turongeye turagarutse, ibiganiro byacu tubikomereje ahangaha. Turi kumwe n'umwari mwiza ukeye, simbizi niba mu kinyarwanda nibuze kumwita umwari, niba nibuze kumwita umubyeyi, ariko niyo mpamvu turi kumwe kuko ari buze kuza gufata umwanya uhagije atwibwire, tuze kuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye. Umuntu aravuka akamara batangira atwitwe no gutwitwa bakagutwita ukagira amezi 9 kubw'amahirwe igihe uvukira 9 cyangwa se ukavukira arenzeho ukajya ku isi ukagira imyaka 2 3 ukazamuka ukagera kuri 18, ariko numvise ngira mu ngamuntu basigaye bazitangira kuri 16 ukayifata ugakomeza ukarinda ugera imyaka ukubaka urugo ugashaka. Ubuhuye n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye ushobora kubwira abantu bakakwigiraho cyangwa se bakiga byinshi cyane. Niyo mpamvu ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nta kintu tugambiriye ni ukwiga, ariko twigiye ku buzima bwo turi kumwe uyu munsi. Tuguhaye ikaze. Yego murakoze. Murakoze cyane kumpa ikaze kuganira namwe. Ni ibintu by'igiciro kandi umuntu yubaha. Nitwa Mutoni wabo Christine. Ndi umubyeyi w'abana 3. Uri umubyeyi w'abana 3? Kuko mari sinzi ko ukiri mutoya. Bose bavuye muri wowe utabimenya. Bose nabo wabyaye? Nabo nabyaye. Hari nabo urera ku ruhande? Oya, nabanje. Nabawe. Ni byiza cyane, tuguhaye ikaze. Tugiye kuganira nawe uyu munsi. Yego. Christine, uyu munsi uri umubyeyi w'abana 3, ufite imyaka ingahe by'umwihariko? Mfite imyaka 30. Imyaka 30. Ubwo wavutse mu kuyiha ngoma muri 94. Yego, ni byiza cyane. Uvukiye mu buhe buzima? Uvukira hehe by'umwihariko? Yego murakoze. Navukiye mu karere ka Rwamagana, aho bakunze kwita Nyagasambu. Abantu benshi barahazi, nta muntu utahazi. N'utaza ahumva mu mateka ava Nyagasambu rirareba. Agisupusupu yarayiririnze. Uvukira mu buhe buzima? Wavutse wisanga mu buhe buzima? Wavutse mu muryango umeze ute? Wavutse mu muryango w'abana bangahe? Yego. Murakoze. Namenye ubwenge bena nko mu myaka 3, nisanga mu rugo ndi nk'umwana wa 4. Yego. Birangira umva bari 3. Ariko inyuma yanjye hari abandi 2 bankurikiraga. Byaje kuba ngombwa rero yuko abo bari imbere yanjye batambuka, Imana niko yabishimye barapfa muri make. Yego bose. Ninjye ko ninjye mukuru mu rugo. Usigara ari mukuru. Ubwo iki gihe wari ufite wari nko mu gihe kingana gute, mu myaka ingahe? Ndumva abasaza banjye wanyuma twamubuze mfite nk'imyaka 8. Wari ukiri muto cyane? Nkiri mutoya. Wasigaye mu buhe buzima kuko hashyira inshingano zo kurera abandi batoya cyane? Gusa nyine kubera yuko abari imbere yanjye bose bari abahungu, kandi nyuma yanjye hari abakobwa gusa 2. Ubwo byaje kumbira nk'ikintu gikomeye cyane kubera ko agiye nabaga afite nk'inshuti zanjye ndo baza nko kunsura, bana tungana, umwe afite musaza we, je nkibuka ko nawe mfite nkumva ni gikomere kinkomereye, ariko nubwo nari umwana ko nari nzi ubwenge. Nkumva ko nta muhungu nake dufite nyine ari ikintu
kigoye ariko nyine igihe kiza kugira ndabyakira. urabyakira mu buzima bwa buri munsi ababyeyi bari bafite ubushobozi bungana bute mwari mwaravukiye mu buhe buzima? Gusa icyo gihe twari dufite ubuzima butari bubi, bwari bwiza bwo mu rugo, bari bifashije pe, bari bifashije bitari cyane ariko nanone butari hasi cyane nanone. Navutse rero mbona muri iyo myaka yose nta kintu nigeze nifuza mu rugo ngo mbe nakibura, ariko nyine uko iminsi igenda ihita n'uko indi iza ibintu bigenda bihinduka. Byaje gutangira guhinduka ryari? Byaje gutangira guhinduka aho umubyeyi wanjye mama ubyara yarahuye n'uburwayi bukomeye, biba ngombwa ko bisaba amafaranga mu rugo. Umubyeyi data yaracuruzaga birumvikana, ariko kubera uburwayi bw'umubyeyi ibintu bigenda bishira kubera no kumuvuza. Ibyo byose narabibonaga. Byose urabibona. Mama wawe ararwaye, ibintu bitangiye guhinduka cyane. Ni wowe usigaye uri mukuru urera abandi bana, ubuzima mwinjiyemo wari ubuzima bumeze gute? Wabaye mu buhe buzima guhera icyo gihe? Yego murakoze, ubuzima twinjiyemo bw'ubuzima bugoye. Yego. Bugoye no kuba narengeze muri iyo myaka, ntabwo nari mfite ubushobozi bukomeye cyangwa se bugaragara bwo kuba nakwita kuri mwana wanjye nk'uko bikwiriye, ariko nakoraga uko nshoboye. Aho papa wacu atari nkaba mpari, nkamenya ko abana bagomba gukaraba, nkamenya ko bagomba kurya, nkamenya yuko n'ayo matungo akenera kurya. Aho wajyaga no kwahira? Yego. Ubwo muzehe yabaga ari kwirukanka mu bitaro, nanjye nabaga ndi mu rugo. Yego, nkamenya inshingano z'urugo ko ari njye wari mukuru. Icyo gihe wari wasoje amashuri cyangwa se iyo mpamvu yaje gutuma igice cyo kwiga gisa nk'ikijemo inkomyi? Oya, icyo gihe narigaga, ariko uyu munsi nkiga, ejo nkasiba, ejo nkajya mu gitondo nkasiba, ejo nkajya ikigoroba, gutyo nyine nagendaga mpinduranye kugira ngo hatajya n'ibindi byangirika mu rugo. Hanyuma rero ubwo ubuzima bwaje gukomeza kwanga, mbona birakomeje kuremba, mbona mu rugo ibintu biri gupfapfana, niko kwita mva mu ishuri. Ariko icyo gihe nari ngeze mu myaka 12. 12. Imyaka 12 ishuri burariretse. Mbandariretse. Mama wagikomeje kurwara? Yaragikomeje kurwara. Yabaga mu bitaro cyangwa yararwariye mu rugo? Igihe cyaje kugira bamuzana mu rugo, bikavuga ko ari byo umwitaho, nkamenya kumukorera amasuku, nkamenya kumubungabungira umutekano w'ubuzima bwe, kandi nkita no kuba muna banjye. Yego, nkamenya ko agomba kurya, nkamenya ko agomba gukaraba, nkamenya ko muna banjye bagomba gukaraba, bagomba kurya, byose nibyo bikoraga nubwo nari ndi umwana. Yego. Ubuzima burakomeza? Ubuzima bwarakomeje. Igihe cyaje kugira mama afite agatege, agaruka mu buzima bwe busanzwe, ariko icyo gihe hari byinshi nari naratakaje, kandi nabonaga icyo gihe hari haciyeho nk'imyaka igera muri 3. Utiga? Urumva nari ngeze mu myaka igera muri 13, 14 gutyo. Utiga? Yego. Mama agaruka mu gatege, bigenda bite? Yagarutse mu gatege, twabanye undi mwaka kugira ngo atore agatege, turabana, ariko kubera n'ukuntu mu rugo ubushobozi bwari butangiye kugenda gahoro gahoro, ubona ntacyo twakina nk'uko tukifuza ngo twakibona. Niko kwita nigiye inama, mbasaba uburenganzira, ntangira kuba mu bintu by'imiryango. Uva mu rugo? Mva mu rugo. Kuri iyo myaka 13, 14 gutyo. 13, 14. Kubera iki icyemezo cyo gutangira kujya kuba mu miryango? Hari umumama wari umbereye masenge, yasabye ababyeyi ko twabana kugira ngo kuri umukobwa iyo ageze muri iyo myaka bakeneye akajipo keza, abakeneye ko tuvuta, akeneye kwitaho, kandi mu rugo nabonaga n'ubundi ubuzima buri kugenda busa nkaho bujya hasi, kandi nyuma yanjye bari umuntu abanjye barimo barakura nabo bakeneye no kwiga, navuga ati wenda nakoroshya nyine si nkajya mbakonsoma. Twaratangiye turabana rero, uwo masenge aranjyanye. Masenge yabaga he? Yabaga ku giti cy'inyoni. Hano urenze Nyabugogo ujya Kamonyi? Ahantu ku giti cy'inyoni aho bitaga Ikarama. Yego. Uragiye? Naragiye turabana. Ubwo uvuye mu ntara niko navuga? Nyagasambu.
uje mu mujyi wa Kigali. yego urugendo rwo kwinjira mu mujyi wa Kigali byarangoye byangoye kuko aribwo byari bimbayeho nyuma no kuba ahantu wenda udasanzwe uzi ibintu bigoye ariko ubuzima umuntu agenda bwakira. Yego uwo mama twarabanye igihe kiza kugira ngo ajya nsubira mu rugo kureba barumuna banjye. Ubuzima bugeze aho ngo bwaho nabwo bushaka gusa nkaho bunaniye. Bigenze bite? Byari bigenze hagiye uba nko muri famiye nimuhoze bikagenda bihinduka ariko biba bigoye uze kuza kugaruka uburyo umwana uri gukura azamuka umukobwa aje muri Kigali hari uburyo biba bigoye cyane n'uburyo we agenda asa nk'uteshwa bitewe n'umujyi. Ibyo ntabwo byakubayeho wenda bikaza kuba nk'intandaro yo kuba muri famiye bitagenda neza aho ntabwo bigeze bikubaho? Byabayeho. Nakwibuka nabo mu banjye nasize inyuma, nakwibuka naho mbasize ndetse n'uburwayi bwabayeho muri urwo rugo bikantera igikomere cyane ku mutima. Hari nubwo najyaga nicara nkigunga nkumva nta n'ikintu nshaka gukora. Byaje rero kugera aho ngaho nyine mbona ntago biri kugenda neza. Murananiranwa niko byananiranwa kuko hari n'igihe namusabaga kuba najya no gusura famiye agashaka kubyanga. Yarabwaga ati nugenda nasigara ndi. Mbona rero bitari bukunde kandi nkabona n'icyo nyine ntago ari gukima nkuko bikwiye. Yego ufata icyemezo cyo kuhava bigenda bitereye kuhavuye icyo gihe? Icyo gihe nabonye byanze kandi mbona n'ubundi icyo nashakaga nagize ngo mbone ko nakwibona iterambere byo kuba nanjye nasa neza nagize abo mbangamira mbona ntago ariko bigenze. Bita nigira inama yo gukora akazi ko mu rugo ngo mbone ubushobozi bwo kuba nakwitaho nkuko bikwiriye. Mu mujyi wa Kigali? Mu mujyi wa Kigali. Kugaru utangiye kumenyana n'abandi aho ngaho wavuga ko ku ruhande rumwe nta nshuti zagiye ziba inkomyi muganira kugira ngo uze gufata iyo cyemezo cyo kuvuga ati karanije mu kazi ko mu rugo? Nta kintu cyagiye kiba inkomyi cyangwa se cyagiye kiba intandaro kugira ngo ufate icyo cyemezo? Inshuti zo nari mfite abakobwa b'inshuti zanjye twaganiraga nkuko twari nko kubizi twagiye nko kuvoma bakambwira ati hari ahantu uravunika yego biragaragara twese turabibona ariko ntabwo ukuvunika ariko bagufata. Yego ntabwo ariko bakwitaho. Yego nanjye uko nabira nkabona n'ukuri nkabona ntacyo n'ubundi ndi kwiyongeraho ku byo nashakaga. Yego winjiye mu kazi ko mu rugo mu mujyi wa Kigali ubwo wari ufite ubwo ni ku myaka ingahe? 15. Ubwo ugeze 15. Iwanyu wari wabibabwiye uvuze ati mfashe icyemezo cyo kujya gukorera akazi ko mu rugo iwanyu mwabiganiriyeho? Tujye na telefone nayifite ntabwo nabibabwiye gusa ni ibintu byanje mu mutima kubera no bakubwo bangiraga inama. Yego numva koko ni ibintu bikwiriye kandi nanjye ngomba kuba nakora kugira ngo ndebe ko iryo terambere nshaka kuba naharanira ryo kwitaho nawe nsabye narigeraho. Yego uburinjije n'igihe cyarageze mbona ahantu nkora. Icyo gihe wavuye muri urwo rugo uhita winjira mu kazi ko mu rugo cyangwa se wavuye muri urwo rugo hari ibindi bintu winjiramo hari ahandi hantu ujya kuba byagenze bite? Icyo gihe navuye muri urwo rugo babwiye ko ngiye gusura ababyeyi. Yego kuko umuma ntabwo yigeze mugaragariza ko ngiye kugira ngo atarakara. Urahava ese wavuyeyo duhinzira yo kuva muri urwo rugo wakoreragamo wabagamo winjira mu kazi ko mu rugo niho wahise ujya direct nta byagenze bite? narabanje ngira amatsiko yo kubanza kugira mu rugo kuko hari haciyeho umwaka hafi n'igice ntagira mu rugo. Nigiye inama umutima nabatireka mbanze ngire mu rugo nzava mu rugo nongera ngaruka nshaka akazi. Hanyuma icyo gihe naragiye ariko kugira ngo nzabone umuhanda wo kungeza mu rugo byarangoye. Mbona ndi umuturage nageze ku giti cy'inyoni nareba imihanda nkabona imihanda 3 nkabura uwo nyuramo. Yego biranga birancanga ariko ngira umutima ngira inama. Nateze hari moto zitwaga uduhene icyo gihe twari ziriho naragateze ndakavuga ati ndashaka ko mungeza Nyabugogo.
ntabwo uzi ukuntu yabirindutse nyine nagiyeho gusa mbona akazi umuhanda aranjyanye ngeza Nyabugogo ariko nawe kugira ngo uzabe Nyabugogo ugera mu rugo byarangoye narebaga hari undi bunye njya gutega nkabona birananiye yego ukavuga ati ndatega ndacaye hirya Nyagasambu yego icyo gihe nishingikirije umugabo munini nibwo nari mbonye umugabo munini ufite inda nari nzi yuko anatwite ngewe nibwo nari mubonye yego ndamukurikirana mvirope mu ntoki ndabata aho ajya niho njye ati ko byari kose arajya Nyabugogo twatiye Nyabugogo twigeze muri gare umugabo nkajya mugenda uruhande agandika ndaka nimba arebaza ati uyu mwana arashaka iki ntabwo mbizi ndamukurikira mpaka ageze umugabo mwanga mu nda arahagara abaseye mwana biti ndabati ni byiza ambaye ati siko ndi kugenda ukankurikira amakuru yawe ndamubwira ati rwose wa mubyeyi we ndashaka kundangira ahantu bategera imodoka zijye Rwamagana niye wanjyanye aranegera ndataha ugera mu rugo ngera mu rugo ndabasuhuza babona ko nanjye wenda amajije gukura n'ubwo wenda bitari neza cyane ariko nari majije kugira icyo niyungururaho ndabatekerereza ariko ndavuga ati nubwo ngiye gusubirayo ntabwo ngiye gusura kwa masenge ahubwo ngiye kujya mu kazi ko mu rugo urabibabwira ndabibabwira icyo gihe wababwiraga akazi wamaze kukabona cyangwa wari utarakabona nari narakabona ariko hari abakobwa inshuti zanjye nari nasizeyo nari nizeye neza ko ningenda nkagerayo bazakandangira uzakakurangira uzakugaruka rero igihe cyaje kugera cyane ko nta na telefone zabaga icyo gihe ndongera ntega imodoka ndagaruka ngeze Nyabugogo n'ubundi ndongera ntega nk'uko nagiye ntega moto ngeze hahandi nagiye kureba umukobwa w'inshuti yanjye rero bitaga Mukamana niwe wandangiye akazi ko mu rugo akazi ka mbere ko mu rugo yego ukinjiramo byari ibintu bimeze bite urumva nubwo nagiye mu kazi ko mu rugo nagiye nkora umuntu ukiri umugeni yashatse vuba turabana twabanye imyaka igera muri 4 yego twabanye neza ukora neza ibintu bigenda neza cyane twabanye neza ambira umubyeyi mubira umwana arabyandamurira abana 3 bose nta kibazo kirimo hagati yanjye nawe yego icyo gihe mu rugo bari bameze bate igihe mu rugo naragendaga nkabasura nkababwira ati aho ndi nta kibazo nabonye umubyeyi n'abandi bugiye akabimamba nkataha nkongera nkagaruka umwana mu rugo yego ibintu birakomeje byaje guhinduka bite rero ukuntu byaje guhinduka muri icyo gihe urumva nari majije kubaga 10 nagize mu myaka ijya muri 17 yego utangiye kuwa tuntu watangiye kumva ngira majije kuba inkumi yego aho uburyo kireba umusore ukavuga ati ukareba umusore ukavuga ati uriya musore ibyo narabitinyaga narabitinyaga cyane narabitinyaga niyo umugabo yabimbwiraga numvaga ko mbeshye wagize 17 gutarakundana naho n'umuntu barabimbwiraga ariko njye nkabitinya biza guhinduka bitewe twibwire inkuru yawe niho tugeze mwakoze icyo gihe rero muri iyo myaka 17 uri kiri mu kazi ko mu rugo nyiri muri kazi ko mu rugo ariko hari umuhungu wambwiraga kankunda nkumva ko mbeshye cyane ko ngiye nawe umukozi aho ngaho muri iyo quartier kandi mbona ndi n'umuturage ariko umuhungu yari umwana wo mu bakire kandi mbona ndusha n'ijyagararo mbona nta n'amahuriro yanjye nawe kavuga ati nta hantu twahurira nkabona ko mbeshye yaragusabye urukundo uramubereye ibamba namubereye ibamba narabyanze ariko bakagerageza kubinyereka ariko nkumva ntabwo bimfasheho yego gusa nyine igihe cyaje kugira kageza naho ngo mu rugo akadusura aho ngaho wakoraga yego cyane ko twari tunaturanye ntabwo yari kure yanjye twari duturanye yego kaza tugatizanya amasede ariko akabimbwira ariko nkumva ko ari kumbeshya biza kugenda bite biza kugenda bite aho byaje gukurikira ukuntu byaje kugenda rero igihe kimwe twarahuye arambaza ngo witwa nde narabimubwiye umubwira izina mubwira izina nitwa nabwiye yitwa Mutoni gusa nyine aza kunsaba yuko nazaza kumusura nagiye nkabona nkamenyana n'umukecuru nkamenyana na mushiki we mbese
ariko nkumva ntago namenye ibintu byo kugenda mu byo kugenda ujya gusura abantu muri quartier ariko wari umaze kumubona neza ubona ko yakoretse urukundo yabinyerekaga ariko ntago nabyemeraga kubera iki utabyemeraga impamvu natabyemeraga nabonaga n'ubundi ambesha level atayo yanjye wabonaga muri make arenze pe yararenze cyane ku buryo nawe icyizere ukibura ukavuga ati uyu muntu yankunda narakiburiraga rero narebaga n'ukuntu asa n'aho aturuka n'ukuntu angana nkabona ko ambeshya yego igihe cyaje kugira rero najya no kumeza tugahura umuhungu bigeze aho ngaho arazana abibwira uwo mama twabanaga uwo mama wakoreraga yego abimubwira ati ndamutoni yarababwiye ati umukobwa wa nyamara buriya turanakundana yego yavuze nanjye ndabanga isoni ziranyica ariko mbura ikintu nkora yego natekereza ubuzima bwanjye ukuntu nakuze natekereza ukuntu natangiye kubabara natekereza ukuntu ndi no mu kazi ko mu rugo nkumva ni ibintu ntashobora kwakira narabitekerezaga ariko nkabona ntabwo nshobora kubyakira nkabati uyu nawe nubuje kuba yababariza ubuzima sinabyemera igihe cyaje kugera yaraza yicaza umupapa wawe yicaza umumama waho arabibabwira arabibatekerereza avuga ati nyamara muti nubwo mbona bitamufashe ariko ngenda mukunda yego hanyuma wowe ukabivugaho iki icyo gihe nk'iyo yabicazaga akayababwira nihe feedback wamubwiraga ni ikihe gisubizo wamuhaga njye nta kintu nari kuba mfite cyo kuvuga naramubwiraga gutyo gusa nkumva ko ari ibintu biri aho ngaho gusa byo kuba byashaka kongera kubona stress niyo mpamvu natabyubakagaho ngo mbitindeho n'uwo makicara akayimbwira akambwira ati nyamara runaka mbona ari umwana mwiza mbona nta kibi cye igihe maze inangaha n'igihe mbona ari umwana mwiza nta kibazo nta kintu atwaye agusaba kujya kumusura ntabwo yansabye kujya kumusura kugira ngo imiryango y'imbone ariko njye narabitinyaga yego abati wasanga iby'abasore njya numva bavuga ntabwo najyagayo wanga kujyayo ntabwo kujyayo we yarazaga mu rugo nyine agatwara n'amaside ariko ntiyaba ari bunaniza akayaba ari wizana ntabwo najyagayo yego byaje kurangira bite byaje kurangira abana batatu twabyaranye babiri uraza kubitubwira komeza tubwire ubwo byaje kurangira n'ubundi dukundanye ariko ngiye nkumva ko ambeshya ariko icyo gihe kubera ko narindi no mu bintu by'agakiza ibintu bakwigishaga batubwira ngo nta mukobwa wo mwari ukwiriye kujya ajya gusura umuhungu cyangwa babe bari kumwe mu majoro ibyo rero byose narabyirindaga ariko kugira ngo njyeyo akaba ari uza mu rugo kandi nabwo tukavugana ko ari buze n'uwo mama ahari cyangwa papa wacu ahari kaza tukaganira nabo bahari bisanzwe agaruka agataha igihe cyaje kugira rero angurira telefone yaje kungura telefone bitaga karashamye ko yari afite amafaranga yari umukire yari umukire kandi rero yabonye amafaranga akiri umwana karashamye icyo gihe amafaranga yaguraga ari menshi cyane ntabwo bize gusa nyine yayemeyemo nk'impano icyo gihe anshyiramo na simukadi anyigisha nimero ze kuzifata mu mutwe akajya azinyigisha ngo vuga 07 gutyo ndabyiga zagenda zijya mu mutwe wanjye igihe cyaje kujya nyine twari tuganira bisanzwe tukavugana akahamagara nkamuhamagara ngeze aho nanjye urukundo ruramfata yego turakundana igihe kiza kugera mva aho ngaho ndagenda atangira mu rugo urasubira kuri kavukire ntabwo icyo gihe mwigeze mujyana icyo gihe narijyanye ngenda ngiye gusura famiye ntabwo wari ugiye usezeye hahandi ntabwo nigeze nsezeye nabatse ikiruhuko niba wenda cy'ibyumweru nka 2 yego icyo gihe rero nageze mu rugo ndongera nsura muri korali ndasenga marayo ibyo byumweru 2 handi kwa mabuje akajya bamumagara ndawe ntabwo ndashira urukumbuzi yego ndumva naramuhamagaye ndamubwira ni ntabwo nzaza vuba ndi mu rugo hari ibyo nkiri gutunganya
murumuna wanjye ubwo yaragiye kwiga mu rugo bwatugure murumuna wawe kuva agiye bawicaye hano narayicaye mama ara hafi nk'amezi agira nko muri 5 yego muri amezi 5 rero naje kuhura n'ikindi kibazo cyo gukundwa n'undi muhungu ahinyagasambu yego wow undi se byarangiriye aho ngaho oya ntabwo byarangiye aho kuko namukundaga cyane mugikomeje gukundana amezi 5 muri amezi 5 ntabwo mwigeze mubonana ngaza gusure cyangwa se muhure oya ariko karasharamye igihari ariyo tuvuganira ariko karasharamye byabaga ari fresh amahese menshi cyane birumvikana uza guhura n'icyerezo cyo gukundwa n'undi muhungu yego naje gukundwa n'undi muhungu w'umusirikare uwo muhungu yari umusirikare yes twarakundanye ariko we nubwo namakanaga ko mfite undi ariko we ntabwo yabyemeraga atangira nyine yimenyekanisha mu miryango akageza no mu rugo kabona na muzehe najya gusenga natanga sanga ari yicaye n'umusaza bari kunywa ariko kavuga ati ngi ntabwo nzabona n'umuntu w'inzoga we yaranywaga inzoga yego icyo kintu rero kiragenda kimba urumva ko ntazabona n'umuntu w'inzoga yego igihe cyaje kugera rero mu rugo n'ababinsira bavuga ati nta kuntu wareka umuntu ufite amafaranga umusirikare ngo nurangiza ngo tubwire ngo ufite undi kandi tutarabona yego nakomeje kubyanga namugeze ndavuga ati aho bigeze none ngiye kwisura mu kazi mu rugo barabyanga ati ntago wagenda ubonye umugabo aremera gusaba aremera gukwa akakugira umugore icyo gihe rero bibira igivuga ngo mujye mwubaha basona banyoko mwumva icyo babwiye ntabigendeho nkavuga ati se nanone nimba basuzugura biragaga nabi cyangwa baranca mu muryango nkomeza kubana icyo kintu ariko nkumva uwo nkunze cyane wundi nasize muri Kigali igihe cyaje kugira nyine biba ngombwa yuko habaho ikintu cyo kuvuga ngo baraza gufata irembo ariko ngiye ntabwo namukundaga wa musirikare yego we yabipanganaga na muzehe na mukecuru ariko ngiye ntabwo namukundaga nuko ari imiryango yabinsizemo aza gufata irembo isohoka arazitura birarangira batanga itariki yo gusa no gukwa ngenda nsubiye gutumira ba masenge naho ngaho nabaga usubira iki nasubiye Kigali ngiye gutumira ujyanye invitation yego aho wasize umuhungu wakuriye karasharamye yego ariko namubwiraga ibiri kumbaho warabimubwiraga namubwira ku telefone ukamubwira ko hari undi muhungu iwanyu bagiye kugushyingira yego ibyo yarabizi yego arambwira ati njye ntabwo naguforose icyo umutima wawe uzakwemeza uzaba ari cyo ukora niko yambwiraga umwana mwiza rwose arambwira ati wowe ni wowe ufite amahitamo imyaka 18 ufite ugwijije uzi icyo ni cyiza nubona yuko ari unoge umutima wawe uzagenda ese igihe wenda iwanyu bateganyaga kugufata irembo ry'uwo musirikare ni iki waganiraga n'iwanyu ese iwanyu ntiwabwiraga ko utamukunda bakubwiraga iki narabibabwiraga twabaga turi nko turi kugana inka nijoro twahuje urugwiro nkabasobanura nkavuga ati ngiye nubwo runaka bimeze gutya uwo musirikare yitwaga Fred ati nubwo Fred akunda ariko ntabwo ngiye mukunda mfite uwo nakunze mfite umuntu wamaze kuza mu buzima bwanjye ntabwo Fred rwose mukunda mu rugo rero barebaga ahantu hari ibintu bavugaga icyabije uwo ngutu bwa ntabwo tumuzi ntituranamubona nkabasura nkavuga ati ni umwana mwiza nawe turuka ahantu heza nta kibazo ariko mu rugo bakanga kubyumva yishakiraga uwo nguwo w'umusirikare ngeze aho ndabihorera ariko muri icyo gihe nasenga nkavuga ati mana uzaba ariho bisobanura yego usubira Kigali ujyanye invitation nasubiyeyo njyanye invitation cyane ko mu rugo bambwiraga ati uzagende gro nyogosenge ntibirongoranwa wenda biguriza ahangaha genda ngiye gutumira uko nagizeyo nkatanga invitation nagiye naho kuri uwo mabujanda ndayimuhereza gusa yarambwira ati uri kubona nta ngaruka cyangwa kwicuza kwazabamo namusona uko bimeze sona ko ari imiryango iri kwinkiramo njye namukunda arambwira ati noneho ndaza guhamagara iwanyu bibabaza yabahamagaye arabibabaza mu rugo barabimwe bamwe ati twanyweye n'inzoga z'abandi bafashe irembo
ubwo ngubwo igikurikiyeho nyine no kujya mu rugo. Ati mushaka ko baduteza ingaro z'inzoga. Yego cyane ko yanyemereye no kungurira imyaka kugira ngo tumukuru dusezerane. Imyaka mu murenge kuko yari ifite 18 icyo gihe. Avuga ati yindi nzayigura nta kibazo. Aho rero kuri uwo mama twabanaga ntamaze nk'ibyumweru 3. Ubwo muri make nawe yabuze icyo akora. Nawe yabuze nakora nyine arabwa ati ubwo nta kuri kunabigenza. No musire wanjye rero nawe twarice tugana ndabimubwira ndavuga ati nyine ubwo nuko imiryango yanze ndagiye. Abyakira arabyakira arabwa ati noneho nta kibazo ubwo uraza mu rugo uzaza mu rugo uzatega umwanya uza mu rugo ubwire mukecuru. N'ubundi arabizi ko twari twarakundanye ubwo wenda ntago azakuburira kado. Yego. Mvuga muri icyo gihe rero nafashe umwanya wo kujya kubibwira uwo mukecuru. Nawe ngabona kwitana mu kazi waje cya kubabwira uko bigomba kugenda. Gusa rero aho ngaho niho habereye ihurizo nageze ngiye kubatumira. Ngezeyo nagiye ari nko mu masaha za mu gitondo mvuga ko ngiye kubatumira. Ngezeyo nsanga umukecuru ahari nsanga baramukazi wanjye abo ngabo ubwo barahari. Ubwo ni basaza baba undi witwa sheri wawe mugiye gutandukana ugiye gushakana n'undi. Yego. Muri icyo gihe rero byabaye ngombwa ko mbabwira by'urugendo rwanjye. Ariko umugabo ntabwo yari uwo musore ntabwo yari ahari. Yego. Barambaza ati se runaka arabizi. Ndababwira atarabizi. Noneho ntabwo uri bugenda atagize ahangaha kugira ngo tugire ikintu twaba twaguha nk'umuntu twamenye muri umuryango nk'umuntu yaratubwiye ukuntu mukundana ntabwo yakubwira wenda ikintu nubwo wenda byamubabaje cyangwa bizamubabaza ariko ntabwo twabura ikintu cyo kuguha. Yego. Byaba ngombwa ko mutegereza nyine ayo masaha yaje nka 8 z'amanywa. Turongera nyine tujya mu by'urukundo rwacu turibukiranya ndavuga ati nuko nyine bimeze ngiye kugenda. Muri ayo masaha ntabwo yigeze yongera gutuma nsohoka. Nagumyemo aho ngaho mu nzu mpaka n'undi birangira bisa nkaho mbaye umugore we. Yego. Bashiki be ntibari bahari? Bari bahari ariko ntabwo uzi uko byagenze. Umukecuru byaje nka 8 turi kuri filime yijya mu mirimo ye yo kujya gushaka ubwatsi bw'inka. Bashiki be turasigarana. Ariko bafata umwanzuro wo kuvuga ngo ntago bari butume ngenda cyane. Abashiki bamubiri bavuga ati mutore nasohoka ngakagenda turahita tumenya kuri ikigwari. Ubwo byarangiye n'ubundi mbuze uko mbigenza cyane ko bari banakinze ariko sibyo no gukinga numvaga ko ari ibintu biri burangiye wenda bari kuntera ubwoba. Nafati se ko bashiki bahari nakaba hari nta cyaba n'ubundi bashike bahari. Ngomeza kwica mvuga ati mutecuru naza ndabimubwira bandike ngende. Ariko birangira byanze. Byanze mu bihe buryo. Uko byarangiye byanze mutecuru yarahageze. Umuhungu aravuga ati mutone murabizi ko twakuneye ashyira umwana. Kandi namwese nari nabibabwiye. Ubwo rero ntago byabaho yuko yagenda nanjye ubwanjye ndamugira umugore. Ibizaba bizaba inyuma ariko araba umugore wanjye. Uyu munsi ntagava. Yego. Ayo magambo arayavuga. Harayavuga. Uyumva utuyakira ute? Cyane ko kubera ko n'ubundi nawe yabwiye ko mama watankunda cyane. Yagezaga kuvuga ati ntago mama yigeze yishimira ko nkundana n'umuntu umeze nkawe nyine wenda cyane ko yarazi kuri n'umukozi wo mu rugo. Ntago yigeze bimushimisha ariko ubu tuvugana kiravuga ati mwabye bamwabyanga muteye n'umugore wanjye. Byarangiye mbaye umugore we. Ubwo ibyo bintu nyine wabyakiriye gute? Duhese naraye ndiri ijoro rwose. Ntago turagira mu ijoro. Ntago turagira mu ijoro, hari inkwano bagutangiye, hari inzoga batanze, zatanzwe n'umusirikare, azihaye ababyeyi baranywa barishima. Yego. Ugeze mu rugo ugiye gusezera cyangwa se ugiye kuzana kado kubahoze ari imiryango wari uzi ko muzabana. Umuhungu ati ntabwo uri butahe. Yego. Ibyo bintu wabyakiriye gute? Wavuze ayahe magambo? Byarangoye nta kintu mfite cyo kuvuga. Waracecetse. Byagenda gusa. Nabuze icyo nakora. Ariko cyane yuko wenda nubwo bagiye kunkina atamukundaga.
uravuze ati byibuze nawe ati nibura wenda uyu nguyu biragaragara ko twanakundanye nta n'ikibazo numvuga ko nta n'ikibazo cyari ko ikintu cyaniraga agahinda ni ukwita ntekereza inzoga z'abandi batanze nkatekereza abantu bo mu cyaro bari bazi ko ngiye gutumira najyanye invitation yego ibyo bikagutera agahinda yego ubwo byari nka 8:00 bakinze wahise umugore ako kanya se ku manywa y'ihangu oya ntabwo byese bibaho gutyo ku manywa y'ihangu ariko namaze hafi nk'icyumweru nta muntu uzi ko ndimo mu nzu yawa muhungu ubwo niyabo bose na mama we na mama we bose babaga mu nzu imwe sibyo ko yari nini cyane yari nini mama we ntabwo icyo mukecuru mwabonanye si mama we se ni mama we ariko nyine ni inzu yari nini urumva umuhungu yari afite icyumba cye na bashiki bafite icyabo ubwo bashiki be ko bari bamushyigikiye bari babizi kandi nawe yamaze kubwira nyina akujyana mu cyumba cye cyane rwose ubwo nta se wahabaga se ntabwo yari papa ye ntawe afite akujyana mu cyumba cye abarongoreye mu nzu ya nyina uwo munsi inkuru none iratangaje icyumweru cyose kirashira ese iwanyu muri famiye ntimwavuganaga ntabwo wigeze ubibwira mu minsi cyangwa se mu munsi umwe bibaye nta kintu wigeze uvuga gusa nyine yansabye ko telefone nyikuraho yego telefone nayikuyeho urayifunga mu rugo ntibongera kumbona sibyo uwo maseye nyine ko nari namubwiye ko ntashobora gutaha nageze aho ku muhungu w'inshuti yanjye yakomeje kujya ababaza ahantu undi baramubwira ati yaje adusuye ariko dushobore kuba yagiye bakamubwira ko utaba muri iyo nzu yego wayivuyemo yego kandi uwo muntu twabanaga nta nimero z'undi zo mu rugo yari afite kereka iyo nabaga nahamagaye kuri telefone yanjye bakavugana kuko ntazo yari afite abura ukuntu abigenza abura uko yanshaka kuko cyane ko atari yarageze no mu rugo ngo babe banamubona cyangwa habone ntabwo yigeze yitaho kuba yavuga ngo araza mu rugo kunshakisha no mu rugo rero nta wundi muntu wari uzi kuri uwo mumama si ibyo kuko amasenge baje barabaza hagati ngiye mutoni yanyuze aha ngaha ajya n'aho yabaga ariko ntabwo tuzi andi maherezo ye ese umuhungu nk'iyo mwabaga muryamye mwaganiraga iki muri ibyo bihe muri ibyo bihe rero twaganiraga imishinga myinshi nawe yambwiraga ko ibyo bagiye kumva nazabinkorera kandi cyane ko nanamukundaga pe namukundaga ariko bitewe n'ukuntu muri make wumvaga ntacyo bigutwaye numvaga nta kibazo numvaga nta n'ingaruka wenda bizanatera ntabwo wabuze ntabwo icyo gihe wari kubuza ikizitaho ntabwo reka kuko namukundaga cyane kandi ubwo icyo gihe nahise niha ikize ndavuga ati ubu ni uwanjye nubwo mbere nabanje kujya mbishidikanyaho ariko icyo gihe nagize icyizere cy'uko ari umugabo wanjye ntutekereze kuba iwanyu reka numvaga ibyaha bitangira navuga ati ubwo bafite uko baziyeranje ati bazimenye ariko nanone ikintu cyaje kumbabaza ni ukuntu nari umuririmbyi nasengaga nkaba ngiye gipagani wishyengeye yego twikomereze mu nkuru yacu icyumweru kiraba icya mbere kirageze iwanyu ntibaza uko bimeze umusore wagukoye nta makuru afite haba no muri famiye ntawe uzi ahantu uri yego ndetse wowe n'umusore na bashiki umusore reka tubiziranyeho ubwo nyuma cyo kuri amaze kongera kuba nasubira mu rugo bambwira ko yaje ababaza ahantu undi usubira mu rugo hehe uva muri iyo nzu warabaye umugore wahise ujya hehe utangiye gusohoka muri make icyo gihe ndumva naramazeyo nk'amezi agera nko muri 3 hehe aho ngaho kwa musore yego ubwo mwatekaga gute ntabwo watekaga nk'umugore barangaburiraga baratekaga bakaza wabaga mu cyumba ngo sarika hari nabaga mu cyumba ntabwo nasohokaga ngo mbe najya kure nabaga mu rugo ntabwo wabonaga na mama w'umuhungu twarabonanaga ariko sibyo ko we bitari byaramushimishije nanjye narabibonaga ariko navuga ati kamba mbapfa kumuganja nkunda nabifataga nk'ibitayo ntabwo wigeze ujya na rimwe muri icyo gihe ngo ujye guteka utekera umugabo kireka iyo bashiki be bambwiraga ati uyu munsi niho uri butekere umugabo wawe ubwo natekaga
ariko nyine nkabona ko umukecuru atayibona neza. Yego. Uhamara amezi 3. Nta muntu wo muri famiye uzi ngo icyo gihe nta muntu wo muri famiye wageze ubwiraho? Nta n'umuntu wo hanze wambonaga kuko ntabwo naregaga gate, nahoraga ndi mu nzu, nakumva hari n'umuntu usuje nkahita njya mu cyumba. Ndavuga ati wapi Kamiteni njye kujya kwiryama. Reka nta muntu wambonaga, n'umuntu wazaga mushyitsi arazaga akagana ndi mu cyumba agatanga nakugaruka muri salo. Ubwo rero igihe cyarageze mu mezi 3, umuhungu aravuga ati noneho ndi kubona biri kugira byanga, noneho namira ari kundeba nabi, kandi ndi kubona nta bushobozi mfite bwo kuba nahita mvuga ngo ndakodesha, kubera ko icyo gihe haga akazi ke kare kakigenda neza. Ndavuga ati n'undi nta kintu ndi kuramira, ndavuga ati noneho reka njye mu rugo, ubwo nubona ubushobozi uzambwira ngaruke, kuko nangaga yuko abangamira mama we kandi niwe Mungu yari afite. Niwe Mungu yari afite wenyine. Yego. Yubahaga rero mama we cyane. Amezi 3 arashize, umuhungu niwe wakwibwira ati ndabona situation zitameze neza ugiye. Yego. Byarangoye cyane, nibaza ukuntu igiye gusubira mu rugo, n'ibyo byose byabayeho numva birangoye. Wamubwiye iki? Wamubwiye iki muri icyo gihe? Gusa twarashwanye. Twashwanye nyine ndarakara cyane, ngo ati n'ubundi ubwo ni ibingi washakaga. Ndanarakara cyane, ariko wakanyumvisha buryo ki nta kibi yanyifuriza. Atari byo yashakaga. Yego. Ubwo nabuze ukuntu mbigenza, ndeba ukuntu asura mu rugo, kandi icyo gihe nari natwite ariko inda yari itaragaragara neza. Ubwo icyo gihe wari wamaze kumenya ko nari mfite cyane, ariko nawe wari wabimubwiye? Nawe yarabizi. Nabimubwiye, nambwiye ko numva nameze neza. Niba ibyo byamuteye ubwoba, wenda akavuga ati ni gute umuntu yahita byara nta bushobozi, ndabona ngo tujye mu bwacu ntabwo mbizi. Ati ntiyanabyarana no mu nzu ya mama, byaba ari ikibazo. Avuga ati butashye. Ubwo nyine naragiye ngeze mu nzira, nibaza ukuntu ndi bujye mu rugo, nibaza ukuntu ndi bujye mu maso ya wa muhungu kandi yaranahaturiye, muri ukuntu mbigenza, mpita mukongera gushaka akazi ko mu rugo. Utwite? Yego. Naragiye nshaka kandi kazi ko mu rugo. Yego. Ndagenda nkorera ku Gisozi, noneho abantu batanzi ndakora, inda ndayihisha, sinagira n'uwo mbwira yuko narindi mu rugo rw'umuntu nabonaga n'umugabo. Ndakora inda ndayihisha, ngeze aho ngaho, ariko umuhungu ubwo yarampamagara tukavugana, nkamubwira ukuntu bimeze. Wamusobanuriye ko utatashye? Yego. Nabimubwiye nageze mu kazi. Nawe ati ntabwo najya mu rugo kandi uzi n'ibyabaye byose. Ubwo icyo gihe gusa nyine yamaga amafaranga akambwira ati twitangira ugurire umwana, ibibazo bitazavuka nta mafaranga mfite. Nkagira nkagura imyenda y'umwana nkayibika, n'amabuja ntamenye ko nyifite. Inda yaragera ijya mu mezi 8 itangiye kugaragara. Amezi 8? Ukora akazi ko mu rugo ariko batabizi ko twite? Yego. Cyane ko najyaga no gusenga, ambara n'imyenda idekuye, ntabwo bapfuka kumenya ko nwite. Sibyo kubona babonaga mpora bakambaza ikibazo mfite, ariko simba. Warayizirikaga? Ntabwo yagaragaraga. Warayizirikaga? Ntabwo nayizirikaga, ariko nyine ntambaga imyenda idekuye ituma itagaragara. Batekinike hari abakobwa bazaga guhamagara ku kiganiro zibigisha bazihise. Ntabwo ari kuzisha, ahubwo umuntu aba ari kwirengera. Amezi 8 aragera. Amezi 8 aragera. Icyo gihe nturavugana n'iwanyu? Oya, ntabwo bari babizi, gusa nabo bibazaga ahantu nagiye, cyane ko wenda icyo gihe bari bumvaga ko dufite na beef nyinshi zo ko umusike nababwira ko namukunda, bakabona ko bagiye kubinkoresha ku gahato. Ntabwo zikuru babiteje, batekerezaga ko yawe ntabwo mbizi, gusa bongiye kumbona ngezeyo n'indari nkuru. Twibwirire, mu mezi 8 ukomeje akazi. Amezi 8 rero yari itangiye kugaga, noneho bigaragara ko nyifite. Mabuja aricara arabimbaza, ndamusobanurira neza, mubwira imva n'imvano, mubwira n'ukuntu byanagenze. Bwa byose ko washatse umugabo byose. Yego. Narabimubwiye, arambaza se umugabo kuva aho uviriyeyo
namwe njya kubonana ndamubwira ati tuvuga kuri telefone cyane kandi ko niyo nje Nyabugogo nje kukureba nk'ugemuriye hagiye naduye akamuha amafaranga y'umwana mbaza ibyangombwa by'umwana byose arabiguze nabiguze gusa nyine arambwira ati no nta kibazo ariko icyo gihe ndi kumusaba uruhushya rwo kuvuga ngo ngende njya kubyara mu rugo icyo gihe ari kumusaba uruhushya arambwira ati reka ibicaro byarira aha ariko ndavuga ati wapi nawe yari afite umwana ukiri mutoya ndabyanga mabuja waravuga ati icaro byarira aha ngaha ko yari umwana mwiza nari umwana mwiza cyane ariko naramwangiye amimerekeza ndataha aguha imerekezo ndataha yego icyo gihe ni ikihe kintu cyari cyaguteye gutuma wumva kuri radiyo gutaha noneho icyo gihe agenda ikuze nkabona ko noneho nabuze noneho kambamba mfashe umwanzuro ngiye mu rugo n'ubundi na wa wundi washaka ko tubana nabona indari nkuru ari bugire ngo nje kubyara ngo mfite umugabo birangira bivemo akora icyo yumva nta kiri buhinduke nta cyari buhinduke yego icyo gihe iyo muri ayo mezi yose urumva ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo ubane n'inda ukora akazi ko mu rugo amezi 8 ashire ni ibintu biba bikomeye cyane ni ibihe bintu watekerezaga muri wowe ni ibihe bintu wumvaga umerewe gute numvaga ari ibintu bigoye nkumva ari n'ubuzima bungoye ariko nakundaga kwishyiramo ibyiringiro nkumva ko nyuma y'ubwo buzima hazaza ubundi buzima yego cyane ko nakundaga no kwiyakira ngavuga ati ubwo ngiye kubyara nk'uko abandi bose babyara nyuma yaho niba ngombwa ko umugabo tubana tuzabana n'ibiba cyangwa nkavuga ati wasanga byose biki gihe nyine nibyanga bizanga nyuma yaho haza ubundi buzima yego nuko bizarangira yego uragiye rero naratashye njya mu rugo bambonye bakutwa n'inkuba abantu bakubanye bwa mbere ni bande ngiye abantu mwahuye bwa mbere ni bande bako duturiye umuhanda naragiye geze Nyabugogo ngura igipande cy'igitenge ngira nakinye kugira ngo babone yuko nari narashatse gusa ko aho duturiye umuhanda abantu bambonye bwa mbere bambajije ati se byagenze gute ko twategereje ubukubwa bikanga bakagushaka bakakubura ndetse n'umugabo wawe teza ikibazo mu rugo akubaririza biranga baragira wabaga he ndavuga ati nubwo yankundaga ariko ntabwo ngira mukundaga nafite uwo nkunda kandi nawe twese tunabana babwira ko narindi mu rugo barabase none kugaruzinje kubyarira aha ngaha umugabo yagiye mu kazi nyine ndababeshya nagiye nicara mu rugo no mu rugo nyine barambonye akutwa n'inkuba barambaza icyabinteye ndabasobanurira ariko ntabwo nababwiye ubuzima bwose naciye ntabwo wabwiye ubuzima bwose ubundi nawe wababwiye ko uvuye mu rugo rw'umugabo ubwira ko wahise usanga wa musore nakundaga abo ntabwo bakubureminze cyane ubwo nyine byageze aho ngaho impuzu zakibye ziraza mama aravuga ati ariko ntabwo ari byiza kugira ngo ufate umwana umuhe ikintu adashaka ubwo nyine babyakiriye nicara mu rugo barambaza se bigenze utera bati ngiye umugabo agiye mu kazi nanze kuguma njyenyine kandi negereje kubyara narinje kugira ngo ntagira ikiba nyine kizabe ndi hano cyangwa mbone n'umuntu wamfasha ariko nyuma yaho nsubiye mu rugo yego naricaye amezi 9 aza kugira ndabyara wa muhungu utaragera aho ngaho wa muhungu wa musore w'umusirikare yaje kugenda bite amahirwe nagize nasanze muri icyo gihe yaragiye mu kazi muri misiyo yego ntabwo yari ahari ariko yaje kubimenya narabyaye rero usanga narabyaye muri icyo gihe mbere yaho se za nzoga yabikije ntabwo yateje imvururu kugira ngo azisubizwe mu rugo bambwiye ko yabigize ibintu by'intambara ariko umusaza amwereka ko nta ruhara bifitemo ageze aho nyine aratuza arabyihorera yego urabyaye narabyaye byaba umuhungu magara papa we mubwira ko nabyo umuhungu akajya yohereza amafaranga ariko mu rugo bari bataramubona no kwa muganga ntabwo bamubonye ubwo ngeze aho ngaho asa nk'aho andetseho yongera no kumvugisha yego nagumye mu rugo ndera umwana agira imyaka 2
mutavugana tutavugana. mwibuka kuvugana umwana afite arimo kigiye kingana gute? Twavuganye afite nk'amezi 2 ariko yari atabona umwana. Yatarabona umwana? Yego. Sibyo kunamubwira ati nabyo umuhungu ariko yari atamubona. Yego. Ariko amufasha muri icyo gihe cy'amezi 2? Yego, icyo gihe cy'amezi 2 kintu nakinaga cyose arasimaga. Nyuma y'amezi 2 abihagarika? Yarabihagaritse nagira amagara kuri telefone akanga kumfata. Kurinda agejeje imyaka? Yagijije amezi 9. Ngiye ndifata njyayo atanabizi ko ndi buhagere. Ugi wabo? Ngi wabo. Nageze nyine sanga nawe ubwo adahari. Sanga umukecuru niwe uhari. Nambonye se ndamusobanurira mubwira ko nyine nabyaye. Cyane ko nawe nyine yampirukaga muri cya gihe nyibayo. Na papa waje arabyishimira. Yego. Papa wande? Umwana. Yaje avuye mu kazi nyine abyishima basanga nahageze. N'umwana. Arabyakira. Yego. Namaze iminsi nk'ibiri ariko muri iyo minsi 2 yakurishije umuryango. Yakoresheje sinavanga yakoresheje nk'inama y'umuryango. Abiri ku mwana we. Ariko muri icyo gihe navuye yanyijeje ibitangaza yuko tuzabana. Mubaza impamvu ndetse mubaza impamvu atakimvugisha, mubaza impamvu atakifasha umwana. Agenda impamvu ariko nkumva ntabwo zifatika. Ndavuga ati nyine ubwo nibyo ngo bikigiye nyine urukundo wambwiye urarunyeretse. Yego. Ubwo igihe cyari kugenda ujyansura mu rugo. Umwana agije umwaka n'igice nahise mbona akazi. Ese icyo gihe umwana akura akagira umwaka ababyeyi ntabwo bakubazaga impamvu udasubira mu rugo rwawe? Barabimbazaga ariko nyine nkabasobanurira. Nababwira ati barabimbaza nkababwira ati ntago nzi turavugana akangwa ko atari yava mu kazi. Ariko icyo gihe nzana umwana wabo nababwiye ko ari se wamumagaye ngo njyane umwana ngaruke mu rugo duhure nyine abone umwana. Ntago bari bazi ko nagiye batabizi. Yego. Uragiye rero. Usubiye mu rugo. Umwana agize umwaka n'igice ubona akazi? Abonye akazi. Nangira kwitaho ariko mama nari namubwiye ukuntu ndi zose zimeze mubwira n'icyatumye nza we yari yarabyakiriye. Yego. Mama wawe wari wamubwije ukuri? Ni namubwije ukuri. Kuzuye? Yego. Na umusaza ashaka kugira intambara nyine mama akamvuganira bikarangira. Tugiye nabonye akazi ndakora, nabonye akazi mu Gaskata mu ruganda ndakora niyitaho. Igihe kimwe cyaje kugera murana papa we Nyabugogo. Ambaza numve nyine mubwira ko naje muri Kigali naje gushaka imari nyine ndamubeshye kugira ngo atumva ko nasize umwana we. Ubwo rero icyo gihe yambwira ati noneho nanjye hari ukuntu majije kumera ubushobozi majije kubona ntabwo nshaka gukomeza kwamukira n'umwana wanjye. Iki gihe twakomeje kuvuga ku cyo kuri telefoni tanya twasubukura. Ansaba ko twabana. Yego. Ubwo umwana aragije imyaka 3. Yego. Yatangiye gukura. Se ntiyakubazaga ntiyatangiye kubaza ibigiye bya papa we? Ibyo gute? Ko batamubona ubuzima bwa buri munsi mu rugo. Muze niwe wakundaga kumbaza cyane ko mama nari namubwije ukuri. Muze niwe wakundaga kuba yabigira intambara ariko mama akahita amvuganira nyine bikarangira. Akambwira ati reka umwana nyine ubwo ngubwo wasanga wenda yaramubeshye akaba atari mu kazi cyangwa wenda n'iby'iki gihe ugasanga yaramuteranye ariko papa agashyiramo iki cyo kuvuga ati wanze runaka. Ushaka wo tutazi none byo bikubaye we nyine agashaka kubivuga mama akahita amvuganira. Icyo gihe rero nibwo twahise dusubukura ibintu byo kubana umwana yagije imyaka 3. Ndabibatekereza bati noneho umugabo tugiye kubana ubu ndagiye. Yego. Barabinyemerera mfite umwana ndagenda. Naragiye rero turatangira ubuzima bushasha turabana ariko twabanye mama w'umuhungu ntabwo arazi ko tugiye kubana. Twarabanye mama aho aziye kubimenya biramubaza cyane. Abazwa n'iki?
yababajwe nuko ari njye tubanye kandi we yumvaga ko hari undi uri mu rwego rujyanye n'urw'umuhungu warimo atari njyewe akagombye kuba mari yego ariko atungurwa no kumva ari njye twabanye biramubaza cyane ariko kajya ahora amubwira ati nyamara ubu umugore ushatse se ko nta kazi akabona amashuri kaba ari umwana wo mu cyaro gute na gute akamwereka ko imbere ye hari hazaza azaba ari gukora wenyine cyangwa se akantu gagiye nta kintu mfite cyo kumufasha urabona amaherezo arayaye ariko umuhungu ntabwo ibyo yabireberagaho yarabyihanganiye turabana igihe kiza kugira Imana imuha n'umugisha turubaka ubuzima burakomeza subira mu murimo wanjye wo gukorera Imana nawe ajya mu byo gukorera Imana icyo gihe yabaye n'umucuranzi turabana igihe kiza urugo rurakomera cyane 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 no bamuha n'akazi keza ko muri we wasa arakora amafaranga mu mafaranga kurinda ubwo mbyaye n'undi wa kabiri nabyaye umwana w'umukobwa ukurikiye uwo muhungu yaragize imyaka 5 umwe wa mbere yego byaba undi w'umukobwa nyine ariko mama akajya kwa gutwe dutuye hafi yaho n'ubundi nubwo twabanye turi mu kode igihe cyaje kugera mama waramubwira ati ngwino ngo ahantu wubake uve mu bukode tungu famiye yawe twaje kugenda rero turubaka tugirirwa amahirwe Imana irabidushoboza turubaka aho ngaho hafi ye ariko n'ubundi mpura n'ikintu gikomeye cyane mama akajya agenda akazana abandi bakobwa akavuga ati uyu nguyu niwe uberanye nawe kandi nanjye mari ariko nkagira kwihangana yego akamurambagiriza akarambagiriza umusore we kandi nawe hari aho nanjye mari ndaho muri urwo rugo akamuzana twicara muri salo uko ndi kujya mu gikari gutunganya icyayi cyo kubakiriza akamubwira ati uyu niwe mukobwa uberanye nawe n'ubushobozi urimo rwose ntabwo umuto najyanye n'imibereho yawe cyangwa se ntabwo ajyanye na visiyo yawe akabivugira mu rugo rwawe cyane ubyumva ugakora iki narihanganaga cyane ko icyo gihe nakundaga no gusenga cyane fata Imana igomba kunyubakira ariko nkagira intege nke ariko Imana ikanshoboza nkongera nkihangana ibyo biza kurangira umuhungu uko agenda abona amafaranga uko agenda atera imbere nawe nkakagenda ahinduka mbibona nkabyihanganira noneho nawe gusenga aragize arabyihorera abivamo ariko njye nakomeje nkajya mbirebesha amaso gusa nkakomeza gusenga icyo gihe ntiwigeze umusaba ko mwajya mu gusezerana kuba maze kubaka urugo rugakomera mukavuga ati tugiye gusezerana icyo gihe narabimusabaga ariko kubera ukuntu mama we yakundaga kubimubwira kumuca intege akumva ko tutaberanye akumva ko tutajyanye umuhungu ntabyemere ko musezerana yego ariko igihe kimwe yaje kugera aho arambwira uwo mwana w'umukobwa nawe afite yagije nk'amezi 7 arambwira ati noneho ibintu byo kubana twishe famiye yawe itanzi ndabirambiwe ngomba kujya kwiyerekana iwanyu noneho bakambona icyo gihe numva nyine biranishimisha biranejeje dupanga n'ukuntu tugomba kujyayo n'abamutera inkunga bakora n'abamutera inkunga arambwira ati noneho wowe ugomba gushaka ukuntu noneho wajya no mu nshuti zawe ukabibabwira cyane ko na wa mumabuja aho nabaga nawe narabimusone ndabimubwira arabyishimira aranshyigikira ariko umukecuru ntiyabyemera nkajya mbona bitamurimo mama w'umuhungu yego nkabona ari kubirwanya ariko umugabo wanjye itariki yamiriyeho yo kujya kwitegura mu rugo kuko urabona iyo ubona n'umugabo biri bube ngombwa ko agusaba uragenda ukajya iwanyu akazaza gusangayo iki gihe yamayiriyeho amafaranga agatugomba kujya iwanyu ukabateguza ukagira uko witunganya n'itariki arambwira ati itariki iyi ubyitegure uzagenda ujye muri famiye babwira ubateguze ko njye nzaza gusaba yerekana
igihe cyaje kujya rero ngenda ngiye guteguza mu rugo ngiye no kubabwira ko umugabo nyine aje kunsaba ubwo urumva nagiye n'abana twenda duke kuko nifashisha muri iyo minsi n'amafaranga agaragara yo kwifashisha iteki nagendeyeho siyongeye gutuma ngaruka ntabwo uzi ukuntu byagenze wagiye urataha akubwira ati butashye nzaza kwerekanwa iwanyu nkwerekane munyerekane muri famiye yego uragiye aguha amafaranga yo gufasha n'iwanyu ngo mwitegure ibirori byo kuzabakira yego hanyuma biza kugenda bite nagezeyo nyine tukajya tuvuga no kuri telefone ageze ahambwa ati nasanze hari ibyo ntaratunganya neza ntabwo ndakosora amasuku mu rugo ubu nibyo ngiye kubanza kujyamo ndakomeza ngo mu rugo nzi yuko ibintu wenda bizafata iminsi ingahe bikarangira ariko biza kurangira ambwiye ijambo rimwe naryo ryambabaje kuzana n'ubu yarambwira ati uzi ko maze iminsi mbitekerezaho kuko ibyo mukecuru ambwira nkasanga ari ukuri yarambwira ati viziyo ngezemo ntabwo nkwiriye kuba nabana nawe abimbwira ndi mu rugo ndamubwira ese bigenze gute ko bihinduye bigenze gute kandi navuga ngo tubisezeranye nta rwango ubinyerekamo ariko abimbwira gutyo ntabwo kubyemera avuga ati no ntabwo bishoboka n'abana babiri warabajyanye yego ndavuga ati se n'umutego waneze wo kuba nagenda gutyo aricyo witwaje cyangwa arambwira ati nyine maze iminsi mbitekerezaho maze iminsi mbyiyumvamo maze iminsi ndeba nkurura nsanga uko bidakwiriye ubwo nyine aho narindi nawe uzi uko nabigenza afata ibintu ndagenda ndatekereza ndavuga ati urabasanga ni mama we wenda wamubujije kubera ukuntu namwubahaga kandi namukundaga nanze kumuforosa ndamubwira se nzagaruke tubiganire aravuga ati nicara kugaruka nzakubwira nagumye mu rugo gutyo mu rugo ndabibasobanurira mama ati kandi abakobwa barakuroze ubugira gatatu bwa mbere birapfuye ubwa kabiri ugarutse utwite uragiye ugarukanye undi mwana wa kabiri ushobore kuba uroze cyangwa se uwo muryango undi ise w'umwana wa mbere nawe wa kabiri ati rwose niwe nese kuki atinya kuza ngo tumubone uba kubeshe kangahe ageze nawe nyine aranyihinduka yego ati narakubwiye sinakomeje kujya ngenda nkukingira ikibaba kuri muzehe kirango wenda koko nibyo ugateka bimaje ko kandi bajya bavuga ko umuntu wagiye i Kigali abo umutekamutwe tubwo nawe byaragufasha ni imitwe ati ntiyumve ko n'uwo mwana wa kabiri Isaromu yarabyemeraga ko ari umwe kwa kuntu iyo minsi ibiri isetamakanira twavuganaga ndetse n'ababyumva dupanga ukuntu bisagenda yarabyemeraga ariko yarambwiraga ati ubwo nyine uko bari ubwo yagutekeye umutwe none nawe uri kuwudutekera tuzubwo turamenya ari ibiki icyo gihe narongeye mura n'ikosi rikomeye cyane ngira agahinda ndongera nsubira inyuma nsubiza amaso inyuma kubyakira nibuka byinshi ndiye ubuzima mvuyemo ndeba n'ubundi none ngiye gusohoka none n'abana babiri no mu rugo icyo gihe kubyakira byarananiye cyo gihe akimara kumbwira iryo jambo muri iyo minsi mbitekereza nahise ngwa muri koma ntabwo zi inyuma y'aho ukuntu byagenze ariko ndibuka ko iryo jambo yarimbwiye ndongeye kugarura ubwenge uko nageze mu bitaro uko nagarutse ntabwo nkuzi gusa nongeye kugaruka mu buzima bambwira uko byagenze ihungabana nahuye naryo nongeye kuba nakujya gutekereza nataye ibiro byinshi cyane icyo gihe nandi no mu biro nka 80 nagiye nsubira inyuma njya ku biro bigera kuri 40 turi gutekereza ibintu byinshi cyane by'ubuzima mvuyemo naho ngiye numva noneho no gusenga ntabwo bikimfasho ndavuga ati mana niba ari uko nguko uhemba himba nabi ndayibwa se mana ko ntihanganye ubukobwa bwanjye ibyambaro byose ko nta ruhare nabigize mu kucyuri kumpemba ibi bintu ndahitonganya cyane mu rugo
mu rugo bamfata nk'umuntu ahari utuze twabonaga uzatube w'ingirakamaro ariko turi kubona biri kwanga ese ni ukubera iki bazi turangira ahantu umuntu ari tujye kumushaka tujye kumwirebera tumubaze impamvu yakoze ibya mbere agakora n'ibya kabiri ariko njyewe bitewe n'ukuntu amwubahaga numva nta stress namutera ndabwira ati ibyo byose bibaho kugira ngo umuntu yige nyine ubwo mubyakire gutyo wanga ko nanze ko bajyayo banga ko bajyayo yego nanze ko bajyanayo ntanga ko bajya kuko iyo ngezeho muzehe ntabwo byari kuba byiza ahubwo nijye wirengeye ingaruka ibitutsi kunyita injiji ibintu byinshi cyane ndabyirengagiza nyine ndabyakira muri icyo gihe maze gusa nkaho ngarutse mu buntu ubuzima nahuye n'ikosi noneho na mama nshyigikiraga arandekura. Abana icyo gihe utaragira aho ngaho abana icyo gihe ubuzima bwabo bwari bumeze gute? Icyo gihe byarangoye ndeba ukuntu ngiye kurekera abana bamenyereye ubuzima bw'i Kigali bamenyereye kubaho neza ntekereza ukuntu bagiye kuba mu buzima bwo mu cyaro batamenyereye nanjye ubwanjye ntekereza ukuntu nzabyifatamo kugira ngo bakomeze bagire ubuzima buzima numva birangoye. Umutima ukambwira ati bafata ubajyane iwabo undi mutima ukambwira ati ihangane ubashyire iwabo w'umusore. Yego umutima ukambwira ati ihangane numvaga ari ibintu bizarangira ndavuga ati iri ni iterabwoba rya Satani wenda bizarangira twongere tubane. Ijambo icyizere cyo kuvuga ati azagaruka mbere byakubayeho uramurira ari umwe igihe kiza kugira murongera murasubirana natekereza n'imyaka twakundanye natekereza mu buto bwanjye natekereza n'amahirwe yo ya mbere reka nita amahirwe yancitse kubera we numva ko n'undi bizarangira ngo njya ngasubirayo nkicarana icyo cyizere. Yego igihe cyaje kugira rero ndongera ndabyakira inshuti y'abavandimwe urabizi mu cyaro ukuntu basererezanya abakobwa twabirukanye bakajya bamvuga nkabimenya abaturanyi bakamvuga nkabimenya ariko nkihangana bakomera. No mu rugo nyine ukabona ari kuzamo ikintu cyo kuvuga kabiri mu rugo abana babiri mu rugo ni ikibazo. Yego naba barumuna banjye hari uri ku ishuri kandi ubuzima n'ubundi ari ababyeyi bawe bakakurera bakarera n'abuzukuru. Yego mbona ni ikintu kigoye cyane ariko nkasenga nkumva hajemo ibyiringiro. Yego ibi ndi kubivuga kugira ngo n'undi wese wahura n'ikibazo nk'icyo nahuye nacyo agire kwihangana agire gukomera nyuma y'ubuzima haza ubundi buzima kandi Imana igiteza ikibazo igakemura n'ikindi. Yego irindi kosa warugezeho ryabaye rigatuma na mama wawe kuvaho riri byagenze bite? Icyo gihe mama yabonaga yuko noneho iby'umugabo byanze. Yego avuga ati byakunda byakwanga n'undi umugabo arakubeshya ahubwo ari kugutakariza umwanya ari kukwica urupfu rubi ntiwigeze umenya ubukumi bwawe wagiye kugira imyaka 18 ugiye mu byo kujya mu rugo urabyaye none naho byariye murabanye gutinda indi ya kabiri urabyaye nabwo arongera arakwanze nawe asa nkaho nyine antekuye ankuraho icyizere ahari yahise atekereza ko n'ibyo nagiye mu bwa byose hari namubeshaga niho kuhita ndekura nyine asa nkaho andetse ahubwo ati nyine ubwo n'umuruho wawe nyine ubwo yita ukura nyine umenye ubwenge ufite isuku yingira abana bawe witoza ubuzima bushyashya. Byarangoye cyane kubyakira nubwo byageze aho ngaho ndavuga ati wa mana we noneho ndakuretse n'ubundi sinigeze ndavuga ati wa mana we sinigeze hari ukuntu bavuga ngo ni ukugise sinigeze mukorwa nyigise ngo mvuge ngo ndiyisi wenda ndavuga sinigeze ndyoshya nk'uko bikwiriye none wa mana we narakubashe none David nkoreye nanjye ngiye kukureka noneho mbuwise birangire ndavuga ati kambamba noneho ngiye kuba nabi ndabirangire ibyo nabyibwaga mu mutima wanjye
ariko undi mutima ukambwira ati hoya none waba ugiye kwita stress bwa gatatu. Ngeze aho rero mfata noneho mfata umwanya wo kuvuga ati ngiye kubyikura ibintu byose ntekereza mbyikuremo nite ku bana banjye nibananira nzabashyire papa, ariko natekereza ukuntu nabashyira papa wabo nzi n'ukuntu umukecuru atankundaga nkabona ni ikintu kigoye. Umutima urambwira ati n'ubundi ubyeyi kabe nta kintu bikurengera, ntukiri umukobwa, abana babiri ushobora wenda kutabona undi mugabo wakwemera n'abana babiri, ubwo kambamba ubwo niko umutima wambwiraga ati shikama nyine urira abana. Icyo gihe narihanganye ndashikama nyine mu rugo bakajya, babizi iyo uri mu rugo n'abana babiri hagiye mu rugo bakureba gutya barumwe bakagusuzugura cyane nta jambo ufite. Nkajya mbona nyine umusaza arataha nyine niba yisomera agacupa nkabona ari gushaka gushyira ibintu by'inyuro, ariko nawe urumva ni uko utihangana bitewe n'ibintu byose nagiye nyuramo nkabibona, ariko njya ngira umutima wo kwihangana. Ngeze aho ngaho mbonye ko na mama atakinshyigikiye, ngeze mbona n'ubuzima mu rugo ntiburi kugenda neza, nkabona n'imibereho y'abana ntabwo bazabaho neza nk'uko byifuza, nkabona ni ibintu bigoye. Niko nahise nigira inama rero ntangira kujya mu buzima bwanjye n'abana banjye uwa batatu ndibana. Ubakura mu rugo? Yego. Mujyahe? Nabaye hafi yo mu rugo kuko nabonaga bose batakindeba neza, mpitamo kujya hafi yo mu rugo, nanze kujya kure kugira ngo batafatingiye kwigira indaya. Njya gukodesha hanze? Njya ndakodesha, ariko nkodesha hafi yo mu rugo. Igihe kiza kujya noneho umusaza abona ko ari ibintu bidakwiriye, ahambwa ati oya noneho warasebye yego, kandi na runaka n'ubwo uwo mwanzi nagaruka urumva bizari ibindi bindi, ubwo ngubwo ahubwo ugafata abana ukagenda ukabaha iwabo ukongera ukiyubaka bundi bushyashya. Ukabaha iwabo w'umusore? Yego. Nkabona ni ibintu bigoye natarekura abana banjye, ariko najyaga gusenga nyine umutima Imana ikampumuriza. Yego. Igihe cyaje kugira rero ndibana n'abana banjye. Muva muri karitsiye? Muri karitsiye. Ndavuga ati n'ubundi nibura gusa narasebye ntacyo nyirengera, ndihangana ntangira kwitoza guhinga, ntangira kwitoza gukora imirimo ya hato na hato y'amaboko yatuma mbona ubushobozi. Abana narabareze nkajya bamugana papa wabo, kandi ati kugufasha nzagufasha ariko kugaruka wapi. Rimwe na rimwe akamfasha. Igihe kiza kugera nangira noneho kujya kurambagizwa bundi bushyashya, ariko nkumva wapi tangira hakaza abandi bari gutereta. Yego. Cyane ko iyo nabaga ndi nko kujya gusenga, hari abantu bambonaga ngenda gutyo cyangwa wenda ndi nko mu murimo w'Imana ntibapfe kumenya ko ndi umugore. Cyane ko nari nabyaye ndi umwana, nta umuntu apfa kumenya ko ndi umugore kereka uwo nabibwiraga. Ubwo rero bagashaka kongera gutereta kuko cyane ko batazi ko uri umugore. Yego. Ariko nubwo ati washaka kugerageza nkamwe ati genda umugore ntabwo ndi umukobwa. Ubwo rero bamwe bagenda babimenya, bakura amateka n'amakuru bakagenda babimenya. Igihe kiza kugera ngira isezerano kuko nzabona undi mugabo nkumva ni ibintu bidashoboka, bakabimpanurira. Ni gute umuntu w'umumama ufite abana babiri yashaka undi mugabo? Nkumva nta mugabo nabona rwose n'abana babiri, kandi ntahamagara papa wabo akambwira ati wapi nta gahunda, wapi rwose ntago vizo yanjye ariko n'umuntu w'umuturage. Nkabyakira mwishyiramo yuko nzarira abana banjye mpaka ubuzima mutangira n'abana bawe. Muragenda butangira kugira ishusho? Bwatangiye kugira ishusho. Umuhungu wanjye akamenya ubwanjye bwo kureba mushiki we, naba ngiye nko guca inshuro akamenya ko asigara mushiki we, bakaguma mu rugo mpaka igihe ndi bugarukire. N'abandi bujya gusenga tukajyana, tukaba tutajyanye bakaguma mu rugo. Nawe yarabibonaga. Umwana twarabanye rero
barihangana yego bakamenya ko bariye bakamenya ko batariye nkaho bwati nyuma y'ubuzima hazaza ubundi buzima. Nyuma rero ubwo Imana ibimfashamo igihe cyaje kugira imyaka yari ibaye 3 ubwo uwo mukobwa namurese mu myaka 3 ndi jyenyine. Imana ikajya imumuriza abahanuzi bakaza ati nyuma y'ubuzima haza ubundi buzima bakambwira ko Imana igiye kungira neza. Ariko avuga ati ubwo ni iby'abahanuzi nyine rimwe na rimwe nk'abapinga nanga kubyemera. yego Igihe kimwe rero nari ndi mu masengesho y'iminsi 3 tugiye Imana ivugana nanjye ngira ko Imana undi mugabo kandi uzandana n'abana banjye nanga kubyemera numva ko ari iby'abahanuzi nyine bicyo gihe. Ariko icyo gihe narabanje mura n'ubukina butoya abana bakajya bashaka kuba babura aramfata umwanzuro uko nabajyana iwabo noneho ndavuga ati ngiye kurekura mbajyane no kugira ngo kubize bishwe n'inzara kandi wowe bamenye ibigo ngiye kubajyana. Ariko undi mutima ukambwira ati ihangane. yego Umutima rero kubajyana wari wunganza. Icyo gihe ndapakinga ndapakira bati ngiye kubajyana. yego bari bamaze gukura umutera amaze kugira igihe umutera amaze kugira imyaka 2 y'icyo gihe. ubwo umukuru yaragize mu myaka 7 ndabicuza ndavuga ati bana banjye babona uko bimeze. uwo mukuru we yarazi n'ubwenge nawe ati uko byagenze gusa ubuzima wari urimo none birangiye kubashyira iwanyu. akarira ati ntabwo twebwe twagusiga. Igihe cyaje kugira rero ndavuga ati ngiye kujyana abanye kunzagenza kubasura ndabatunganyiriza imyambaro nk'ejo nzabajyana njya gusenga. ngiye gusenga rero ubwo icyo gihe nari ngiye muri repetisiyo mahura n'umuhanuzi Imana yatumye ariko iki narabapingaga numvaga ko ibyo bambwira numvaga ko ibintu byose byambaye Imana yanditse. icyo gihe abantu yarambwira ati Imana yakumyeho yuko nibibeshye ukajyana abo bana ku Gishinwa ntabwo nari mazi. ahambwa ati utaragira ku Gishinwa uzakora impanuka uzacika amaguru. Imana yambwiye ko abantu bihorera nize ukuntu bazabaho nize ukuntu bazakura kandi ni ishuri urimo. Narabyakiriye rero ndavuga ati Imana imbabarire kubw'umugambi nafite wo kubajyana ngeze mu rugo. ndavuga ati bana banjye dukomeze tube mu buzima dutegereze Imana. Twarasenze rero ndasenga igihe kiza kugira mbona undi mugabo. Sezerano barasohoye haje undi musore nyine ambwira ko ankunda ubwo yaje aje gukorera aho mu gace k'iwacu ariko arabanza kureba amateka yanjye arabanza yigira mu rugo nyine agana n'umusaza agana n'umukecuru arabimenyereza byose arabimenya amenya uko byagenze nyine amakuru ntabwo ajya abura bamubwira amakuru ariko nawe aza kungiraho ansaba ko dukundana mbwa ati wapinziye nta rukundo mfite. ndavuga ati se uraza kunkunda mfite abana babiri urankunda gute kandi ariho abakobwa bagukeneye. nkamwereka imbogamizi nkaba ati wapi ntabwo byashoboka. nayo kumugari nangira nyine bati wabyanga byo wabyura ariko ndagukunda. bati ibyo ngibyo kungu urankunda rwose ibyo nabihazi. ibyo nabyumvise kera nyine umwana numva ko ambesha nawe ndabati reka ntabwo ibyo ngibyo nabyemera. bati kereka Imana niba ari Imana izamanuka ikazi kabinyemeza ntabwo mbizi. umuriro ukamanuka ugatwika. yego ati kereka Imana niba ari ihagakuje ikavuga ati ndakwibutsa mwana wanjye dore noneho uyu ni uyu. yego narambwiraga rwose umuntu afite ibikomere byinshi cyane numvaga nta yindi stress nshaka kurera abana banjye. ariko nyine naje gukomeza nabate wa Mana we rero twumvikane nimba uzi kugiye kumundi mugabo ufite ukuntu zabigenza noneho bikamenyekana no mu muryango ukamenyekana ariko ntapfuye kongera kugenda gutyo gusa. ubwo cyo gihe rero naje gusenga mw'abantu umuntu yanga kwihangana ariko akazihangana.
naje gusenga ubwo igihe kimwe Imana imisezerano ry'uko nyine ntabwo uzi uko byagenze gusa umuhanuzi yarambwira ati umuhungu umeze gutya na gutya usa gutya na gutya uriya niwe wawe noneho njya nabyemera ariko byemera ntabyemeye ndakomeza ndabisengera birangira n'ubundi byemera ariko nkumva ni ibintu bitazakunda ko umugabo yarera abana bataraje. Yego, umuhanuzi arakubwira ati umusore umeze uku n'uku niwe Imana niwe wawe. Yego. Ndabyakiriye bati nimba ari Imana ibivuze koko ndabate ko Imana ivugira muri mwebwe gusa ngiye ntago yansanga urumva hari haje ibintu byo gupinga. Narase ndavuga ati wa Mana we nanjye uzaza ubimbwire nibwo nzemera. Yego. Icyo gihe nakomeje gusenga ntacyo urabwira umusore. Ntakirere nakamubwira cyane ko nakundaga kumakanira nkavuga ati nta bintu byo kujya kunesha umutwe nkeneye mu mutwe wanjye. Aho nkeneye kwita ku bana banjye, nkeneye kuba nta stress nkeneye mu mutwe wanjye. Ariko we ukabona ko nta kintu bimubwiye kandi akora ijoro byose akanyereka ko akunze abana banjye. Ariko njyewe muri njye nati nkavuga ati buriya n'ubwige bwo kugira ngo ambese nyine tubane n'ubundi nawe ambabaze kuko ntabwo niyumvishaga ukuntu umugabo cyangwa se umusore yakunda umugore ubyaye kabiri akabana nawe n'abana. Numvaga ari ibintu bidashoboka cyane. Icyo gihe nkajya gushidikanya ariko undi mutima kambwira se ko bagenda babikubwira ugiye gusenga bakabikubwira ese nyine nkajya gushidikanya mu mutima wanjye. Ibi ndi kubivuga ntango uhamye kugira ngo n'undi wese uzahura n'icyo kibazo azamenye kwihangana cyangwa se n'ukirimo agire kwihangana nyuma y'ubuzima byazo ubundi buzima. Icyo gihe rero nakomeje muri urwo rugamba ariko ndavuga ati ngiye kumupima ukwezi kumwe mugerageza ndebe. Nkamubaza ese niba unkunda uzabana nanjye n'abana banjye utambwiye ngo mbajyane iwabo cyangwa se mbajyane kwa nyirakuru. Akambwira ati huya wanga kurera umwana wundi kandi agakura. Njye nagukunze ufite abana babiri sineze kugutandukanya nabo. Nkumva ari kumbeshya. Ariko undi mutima nkareba hariho nk'abantu benshi nyine we nagendaga mbona nkumva nk'amateka yabo nkumva wenda nguriya abana uriya si papa wabo. Ibyo nanone bikagaruka bikankomeza ariko gushidikanya ntibibure. Nakomeje gusenga ariko nanone nkishyiramo ikintu cyo kuvuga ati se gusenga n'ubuzima bwo kubaho gutya bizagereza hehe. Ariko nkomeza kwihangana. Igihe cyaje kugira ndamwimenda ndavuga ati no nta kibazo ariko ubwo ukwezi kwari kurenze. Nkamubwira nimba wumva ukeneye ko tubana uzemera n'abana banjye akanyemerera. Igihe cyaje kugera rero ndabanza mu magara papa wabo ndamubwira ati se urumva nta gahunda kuko ufitiye kuba twasubirana. Arambwira ati rwose mutoni ntakubeshye numva urukundo rwanjye nawe rwarakonje pe ndumva tutazasubirana. Ndabona none se nishakire. Arambwira ati shakire nta kibazo. Ubwo rero ndavuga ati wenda wasanga ari soni yagize zo kuba yaza kucyura ahantu batamuzi. Ndabanza ndamubwira nti ngiye nzaza kugusura tubiganireho hanyuma nguhe abana bawe njye kwishakira. Arambwira ati nta kibazo. We yakubwira abana yari ari ready kubakira. Yego. Muri icyo gihe nagiye ndamusura ndabimutekerereza mubaza n'impamvu y'icyabimuteye. Si ubwisobanuro ariko butanyuze ariko mbona ko nyine harimo ikibazo. Ndamubwira ati okay. Ndamubwira ati urabizi no kuva na kera ko nkubaha ndetse no mu buto bwanjye urizi ko nakubahaga ariko nimba ari ukubihisemo nta kibazo kandi urakoze. Ndamubwira ati ariko abana ntagomba gusigera. Ndamubwira ati reka mbajyane n'ubundi Imana nishima ko nshaka kugira umugabo ubwo
azanyimana n'abana banjye utazabyemera azabyihorere icyo gihe yarabyemeye aravuga ati wowe genda numva ko bikugoye uzabame nta kibazo icyo gihe ntabwo yagashatse undi mugabo nta mugore afite n'ubwo ntawe afite yego cyane ko rega buriya iyo umuntu afite amafaranga ntabwo apfa gushaka yego naratashye rero mbona ko nta gahunda n'ubundi afite yo kuba twasubirana noneho ntangira gukomezanya n'uwo nguwo nsabaga ko dukundana nkajya mbona afite gahunda ariko nkagiramo ubwoba nkagira ubwoba mvuga ati wenda arambeshya aho mbimwemereye ahita yemera ko ansaba ariko umutima ukambwira ati none byaba nk'ibyo wa mbere ariko n'abantu nyine bakamvuga turiya se ibye ni ibihe yego narabyemeye ariko ubwo aho ngaho naribanaga aragenda abibwira mu rugo barabipanga barabivugana baramase yabyemeye nanjye nyine ubwo ngubwo mbajije se urambesha kuko babyemeye ntegure ikirori nje kugusaba ndamubwira ati nta kibazo ubwo rero icyo gihe twatangiye gahunda zo gusaba inzoga arazitura nagiye mu rugo ubwo ngubwo nk'umwana mu rugo araza arasaba tubana gutyo kugeza amagingo n'ubwo ubu niwe turi kumwe yego urugendo rurerure urugendo rurerure ni byinshi cyane wumva nko mu mutima wawe uyu munsi wumva umeze ute uyu munsi ntabwo nicuza kuko ntabwo uko nabitekerezaga cyangwa uko namubonaga ntabwo ariko ameze cyane ko ubwo nyuma tumaze kubana numvaga ko wenda hari igihe kizagira akampinduka akaba yashaka wenda kwanga abana banjye cyangwa agashaka kuba yashaka kuntandukanya nabo tukabana mfite ubwoba nzi ko igisa n'isa icyo kintu kizabaho ariko tumaranye imyaka 3 n'amezi icyo kintu ntacyo muziho yego nta n'impinduka mubonaho yego kandi n'abana ndi kumwe nabo mumaranye imyaka 3 uwa mbere mujya muvugana uwo papa w'abana ubundi twajyaga tuvugana kubera ko niwe bishyuraga mituweli twajyaga tuvugana agiye kubishyura mituweli ariko kubera ukuntu byageze aho ngo maje kubona uwo mugabo ntabwo nakuze kujya muhamagara cyane kugira hatazazamo ikibazo yego ariko iyo nk'iyo wenda tuvuge abana wenda kubera ko umuhungu wanjye mukuru abizi hagiye wenda abwira ati ese wajya wamugaba papa nkamusuhuza nkamumuha kuri telefone akamusuhuza bikarangira ntabwo bajya bamusura cyangwa se we avuga ati ndumva nshaka kubonana n'abana banjye bakaba babonana yasubije kuvuga kuri telefone aho nshakiye ntabwo yari yabasura nanjye ntabwo nari najyayo sibyo ndavuga kuri telefone muri make ntarabonana n'abana be muri icyo gihe kereka wenda kumwiza nk'amafoto yabo nko kuri WhatsApp ko numva ari ndanje umubyeyi ni hatari ni ibintu birebire cyane niba niba wita igikomere ese uyu munsi wumva mu mutima wawe igikomere cyarakize kuri uyu munsi rero hari igihe umuntu ageramo akagira ibintu yibuka akagira n'ibyo yirengagiza ariko nsa nk'aho igikomere cyashize bitewe n'ubuzima ndimo cyangwa bitewe n'urugo mfite bitewe n'ukuntu umugabo tubanye bitewe n'ukuntu amfata bitewe n'ukuntu ankundira abana bitewe n'ukuntu anyize icyizere cy'ejo hazaza kandi nanjye n'ibyo ngenda mbona dukorera ntabwo igikomere ntabwo ibyo wabyibuka ntabwo ubyibuka niyo gashatse kuza ugeraho ukirengagiza nta mwanya wabyo nta mwanya wabyo yego hari igihe umuntu ageraho akavuga se budi mana ni ukubera iki wanshishije muri ziriya nzira zose ukabitekereza hose ni uko wari uzi ko irari ryose zira ryanjye kuki wangoye ukaba washaka kubaza imana ibyo bijya bibaho ariko ubu tuvugana rwose
kugira ngo yibona ko nta kibazo umeze neza pe ntacyo duteka sinashimye nta nubwo umuntu yakumva ko ibyo bintu byose ari byabayeho byambayeho ibanga ni irihe ibanga ni ugusenga ibanga ni ugusenga iyo wasenze neza imana ntacyo itagukorera yego iyo wasenze neza ntacyo imana itagukorera kandi imana hari igihe iduha ibintu twebwe tukabyita ko ari ibigeragezo ariko imana iba iri kwishakira igitambo cyangwa se ibigira ngo ubuhamya cyangwa se wongererwe kuba wagira icyo umenya mu nzira zawe za buri munsi yego uyu munsi wabanye n'abana igihe kingana gutyo ni kinini cyane bibaye ngombwa ko papa w'abana aza akagusaba imbabazi akanze imbabazi se z'ibyankoreye se z'ibyagukoreye akagusaba ko umuha abana akabajyana aya kuba muha ntabwo byakunda ntabwo byakora kandi n'uwo turi kumwe ntiyabyemera ntiyabyemera cyane yuko nubwo twabanye wenda bakiri bato ariko ubu tuvugana bamaze gukura umuhungu wanjye ageze mu myaka 12 umukobwa ageze mu myaka 6 ndetse n'undi twabyaranye afite imyaka 3 ubwo uri kumva ko rero nta cyatuma niwe papa we bazi kandi nuko abafata nuko abarera urumva n'abana mu rugo yego ubwo rero nta cyatuma banange bikuraho dusa nk'abagana ku musozo wenda ni byinshi cyane tuzagenda tubigarukaho ariko nshaka kugira inama abantu uyu munsi hari abantu nkurikije inkuru yawe hari uburyo umuhungu yakorega akagukunda biza kugera ku rwego bigenda uko watubwiye wumvaga ko imbere nta kintu kizigera gihinduka imbere hari uburyo bizaba bimeze uyu munsi hari n'abantu babitekereza gutyo kandi challenges rimwe na rimwe umuntu wageze mu rugo hari challenge hari ibibaho bigahinduka yego inama wamugira ni izihe yego urakoze inama nagira abantu baneza amatwi cyangwa bari kumbona ku buhamya bwanjye hari nk'ukuntu wenda nk'urugero nk'ubwo buzima nari ndimo bwo muri urwo rugo rwa mbere nabonaga amafaranga twe tumaze kugira nabona ukuntu nubwo wenda famiye itangundaga nabona ukuntu anyizoza bitangaza kandi kankunze numvaga ko bitazahinduka cyane ko none narigeze mu rwego rwo kumwiringira 100%. Ariko icyo nabwira abantu cyo kwiringira umuntu udashizemo gusenga naho waba uri kuvana nta mpamvu uri ntacyo bijeje kubera yuko wiringira umuntu uyu munsi ariko ejo akakwihakana cyane ariko Imana niyo itajya yihakana abantu kandi abantu nagira inama abamama nagira inama uko waba umeze kose waba ukize waba ukenye password ni ugusenga ukizera Imana kandi ukagira guhamya ukagira no kwihangana. Iyo wihanganye ibyo ubona cyangwa se ibyo uri kunyuramo biba biri kugutegurira ejo hazaza hawe. Hari igihe ikintu kiza ari nk'ishuri, iryo shuri iyo waryitwayemo neza uratsinda. Ugira kwihangana, ugira gutona, ugashikama, amaboko akujomba, inkuru zikaba nyinshi, inzangano zikaza, imiryango ikakurekura, ariko iyo wasenze Imana ukayikomezaho ukayiha ikubera data ikakubera na mama. Murakoze cyane. Imana y'amahoro yaho umugisha cyane kandi dushimire abantu bose mwabanye natwe muri ubu buhamya bw'uyu muvandimwe twari twaganiriye uyu munsi. Katumushimire cyane kwemera gutanga iyi nkuru y'ubuzima bwawe ngifasha abandi ikomeza abandi. Ni ikintu gikomeye cyane. Hari byinshi ntekereza ko hari n'abantu bakurikiye iki kiganiro bakabona hari bimuvuze amarangamutima akaza n'ijwi gusohoka bikakugora, ariko ni ikintu nyine uba witangiye kugira ngo bifashe abantu. Ntabwo ari benshi cyane bemera kuba babikora. Turagushimiye cyane kubw'umwanya wawe kandi dushimire n'abantu babanye natwe uyu munsi. Ari umuntu ushaka ko ari mu bibazo nk'ibyo wanyuzemo mu bibazo by'urushako, uri mu bibazo by'abana. Uyu munsi hari abo tubona bafasha abana bakabacisha kuri za televiziyo bagiye kubajugunyira
base kuri za kiliziya no mu kazi no muri za Nyabugogo hose. yego Nyabugogo ni wajyayo ngo uhamara iminota utabonye umugabo uri kwirukanka bamuzaniye umwana. yego Ariko uyu munsi umubyeyi ari gutekereza kuba yakora icyo kintu. Uyu munsi ntabwo ngiye kuvuga ngo umugire inama kuri kamera kuko utazi cyangwa se atabanje kuganira nawe, ariko muganiriye hari byinshi cyane wamufasha, hari byinshi cyane wamugiraho inama nk'umuntu wabibayemo kandi akaba yarabirenze ari mu bindi bisubizo by'Imana, niko twavuga. Sinzi niba byashoboka ko wamuha nimero yawe telefone akaba yakwihamagara akakwibariza. nta kibazo, nimero ya telefone nayimuha. Yego. Ayitubwira kibazo ni 0790 649 240. Subiramo rimwe. 0790 649 240. Murakoze cyane. Yego. Murakoze, Imana ibahe umugisha cyane mwese mwabanye natwe, mwafashe umwanya mugakurikira ubuhamya. Iteka bagire neza, turabakunda, ibiganiro byacu nakagaruka.